ways. One, it seems in Rwanda, there was bound to be a cycle of 30. Paul Kagame w'u Rwanda yashimiye Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa ku bwitange yagize bwo kwemera uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Perezida Paul Kagame yashimiye Emmanuel Macron w'Ubufaransa nyine ku bwo kwemera uruhare rw'igihugu cye ndetse no ko batigeze bagira ubushake bwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihe igihugu cye cyari gifite n'ubushobozi bwo kuyihagarika. Ubutumwa yabutanze ku mugoroba ku wa kabiri tariki ya 2 Kamena ku munsi w'ejo ubwo ku nkombe z'umugezi wa Seine mu mujyi wa Paris afungurwaga ku mugaragaro urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 rwahawe izina rya Les Archives. Iki gikorwa cyitabiriwe na Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa, meya w'umujyi wa Paris Emmanuel Grouard, abayobozi ba guverinoma z'ibihugu byombi, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OIF uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo, perezida wa Ibuka France Marcel Kabanda ndetse n'abarokotse jenoside batandukanye. Aho Perezida Paul Kagame yashimiye igihugu cy'Ubufaransa agize ati bagize uruhare mu kugaragaza ukuri ku mateka ya jenoside, harimo uwahoze ari meya wa Paris Anne Hidalgo ndetse n'uwamusimbuye, abanyamakuru, abahanga mu mateka n'imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, aho bagize uruhare nyine mu kwemera ndetse no gushyira hanze uruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko uru rwibutso ari ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko ukuri kw'amateka ashaririye kandi ko ukuri kidashobora guhungabanya kuko kubakwiriye kubakiye ku rutare, bikaba ndetse n'ikimenyetso cy'agaciro k'abanyarwanda ndetse n'amateka yabo. Perezida Paul Kagame yashimiye Emmanuel Macron kuba tariki ya 27 Gicurasi 2021 yarasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali ku Gisozi, yakemera ko Ubufaransa bwatereranye u Rwanda kuva igihe bwabonaga ko ibimenyetso bihari ari ibimenyetso mpuruza bya jenoside yari iri gutegurwa kugeza icyo gihe. Magambo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize ati: Perezida Macron, ndagira ngo ngushimire kubera impamvu ebyiri: umuhate n'ubumuntu. Mu myaka 5 ishize wariyemeje uzi Kigali nyuma y'ishyirwa hanze rya raporo ebyiri zigenga, imwe yamuritswe na leta yawe, indi yamuritswe n'u Rwanda, uza mu gihe zagaragazaga umwanzuro umwe. Perezida Kagame rero kandi yanakomeje agira ati wemeye ko Ubufaransa bwashoboraga guhagarika jenoside ariko ntibwabikoze. Nanjye nagaragaje ko aya magambo ari ikintu cy'ingenzi cyane kurusha gusaba imbabazi, ahubwo ari ukuri. Umukuru w'igihugu rero cy'u Rwanda yanagaragaje ko gahunda ya leta y'Ubufaransa yo kwemera ukuri kwa aya mateka yatangijwe na Nicolas Sarkozy ubwo yagiraga uruzinduko rw'amateka mu Rwanda mu mwaka wa 2010, kuko icyo gihe aribwo yemeye amakosa igihugu cyabo cyakoze mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitari byoroshye bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Umukuru w'igihugu rero yagaragaje ko n'ibindi bihugu byinshi byatereranye u Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, ariko Ubufaransa aribwo bwateye intambwe ikomeye yo kwemera byeruye ko bwashoboraga gutabara abatutsi bukanashyira imbaraga nyinshi
mu kugeza mu butabera bagize uruhare muri jenoside, cyane ko benshi mu bagize uruhare muri jenoside bagiye bahungira muri ibi bihugu birimo n'igihugu cy'Ubufaransa. Magambo ye yagize ati turanashimira imbaraga nyinshi zashyizwe mu kuburanisha abagize uruhare muri jenoside baba mu Bufaransa. Guhakana jenoside bikanagirwa icyaha, uwo murimo ugomba gukomeza. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko abanyarwanda biyemeje gutsinda amateka mabi banyuzemo, babigeraho baharanira ko atazasubira. Ubu bakaba bakomeje kwigisha abakiri bato gukomeza urugendo rwo kwiyubaka rwatangiye mu myaka 32 ishize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, nk'uko nkomeza kugenda mbikwibutsa. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko abanyarwanda bashobora guterwa ubwoba, ariko imbaraga zose ubashyiraho igitutu yaba afite zibakomeza bagashikama, aho guhagarika urugendo rwo gukomeza guteza imbere u Rwanda. Perezida Emmanuel Macron nawe yashimangiye ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko mu Bufaransa, bityo abakoze jenoside bagahungirayo babwirwa ko ho bazishira ubutabera bibeshye cyane. Mu magambo ye Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, yagize ati nta muntu uri hejuru y'amategeko, kandi abatekereje ko babonye igihugu cyacu nk'ubuhungiro bw'iteka, ubutabera bw'Ubufaransa bwababonyemo igisubizo. Nta cyaha kibasiye inyoko muntu kizasaza cyangwa ngo ntigihanwe. Mbisubiremo, ubutabera buzatangwa. Uretse kuburanisha abagize uruhare muri jenoside nka Dr Rwamucyo Emmanuel ndetse na Rwamucyo Eugene, Dr Sostene Munyemana, Philippe Hategekimana na Jean Claude Muhayimana, Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko buzanakomeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Kimwe mu bikoresho bikomeye byifashishijwe mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'urwango harimo ibitangazamakuru nka radio na televiziyo ya RTRM yakorerwagamo n'abanyamakuru barimo Habimana Kantano, Valérie Bemeriki. Perezida Emmanuel Macron yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, haracyariho abanyamakuru, haracyariho ibitangazamakuru bikora nka RTRM. Asaba ko abantu bafungura amaso bakabirwanya bivuye inyuma kugira ngo bidakomeza kuruha society mu manga. Yagize ati ni gute tutakangaranya cyangwa ngo dusaranganye imbaraga z'icengeza amatwara ndetse ngo tuzirwanye. Icengeza amatwara rikwirakwizwa mu ikoranabuhanga. Kuri za ekara zacu hari n'izindi za RTRM. Nidukanguke turwanye ingengabitekerezo ishingiye ku moko n'ivangura iri kwimikwa hirya no hino. Leta y'Ubufaransa yashyizeho itegeko rihana abahakana ndetse n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Wanditse rero w'Ubufaransa ukomoka muri Cameroon, Charles Onana, ni umwe mu bahamijwe ibi byaha kubera igitabo gihakana ko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe kandi yateguwe. Kanda subscribe rero, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza uburyoherwe n'ibiganiro The Quick Times News igenda ikugezaho. Njye nitwa Pasi Govinda. Sawa.